Niba rero udashaka kugenda ukabushaka guhabana n'abana bawe hano mu rugo. Vuba. Ariko rero rege mu cyumba. Kamanze nkubwire gasho. Urabwira iki? Nyine yafa tujye kuryama yewe. Yego ariko hano haratuntu. Kanze ushobora kubutangiye kuki. Hatuntu umujyanama w'ubuzima yampaye. Ngo tube tutwifashisha kubera ko wanze ko tuboneza urubyaro. Yampaye tuno dukingirizo. Umva. Ntabwo ushaka gukoresha kano kakinya nakwiyeneza nshaka kugakoresha nshaka kukumara mu matwi yanjye. Hano iyo vuba ugiye kunyita. Gashabizi rero urananiye. Wanze ko tuboneza urubyaro none n'udukingirizo umujyanama w'ubuzima Manuel yaramaye ngo tube tudukoresha uratwanze. Nzajya ngo ngire. Nanjye rero ntabwo biri bushoboke. Bitashoboka urumva. Kubera iki? Ntabwo ari njyewe uzajya uhora nabyaye natwise ndi kosa ndahetse simbona umwanya wo kwiyitaho nta shingiro hanyuma uwo kunsashisha gusa ntabwo byemeye. Nanjye rero sigeze ahora nitwa n'ubushyuhe mfite umugore nakoye inka yanjye. Nibyo se wanywereye noneho abana b'ubu uragira ngo bagende hakubundi nyigisho kumaze. Njyewe kandi abantu bumva njyewe ndakwiyana. Ariko se waretse tugakoresha agakingirizo koko kandi njyewe rwose kandi mba nabivuga ubundi imirwano yawe ntabwo kubigurwanjye ugomba kugusiga urabona ukuntu uzi ko umugongo ukiranye ngawe ihangane nkwegura ariko none urakuma hasi aho ngaho ariko tabi ndakumva ntabwo ushaka kumva ibyo nemerewe mu rugo rwanjye. Ikibazo ntabwo ari uko nanze kubiguha. Okay, tumuka rero njyehese tumukumvire mu rugo nzagenda shaka umugore unyubaha utandaza inyuma y'igutiya uzajya ubyara buri mwaka kuko abana nibo ntezeho umukiro no kandi nafashe umwanzuro. Ariko ubundi ngo abana nibo utezeho umukiro niba nyine harewe izo ngutiya suvuga dekanse kandi uratuma ngushyira ku karubanda gute mw'abantu karubanda wowe wikize karubanda ahubwo oya ihorere mwese mundebere ubu hari umuntu cyambara ingutiya nk'iyi muri iki kinyejana ubu yiriho do ni ibitatu ubu ndi umugore basashisha namwe ko mureba umva abana bameze nabi abana byose maje kubitaho nimureba banyenyereye none ngo nijye gusaza n'akariya gatenge nako natiye mw'ababyeyi mwe muri aha ngaha buri wese n'akababaro ke ijoro ryose nshaka ibyanjye ndacyagira umwambaro nimurebe iyo mwambaro se nijye wowe uciye ari njye nawe ninde ugomba kushakira undi nonaha rero nonaha ngaha tugenda mo nabyo ngora ndabyanze rwose ahubwo reka nze nkenyere nubwo ariko nari nsigaranye konyine intege nanjye ntabwo uzindusha noneho kandi sinzi icyo nshaka wongera mw'abantu mwamurabe mureba ukuntu umugore
ubyihore ushebuye ariko gashabizi we gusimuka cyangwa witwa n'umuriro kubera witwa n'umuriro ubu utuza guteka ugiye kuzazageza siri izuba se n'abaturanyi mwe rero izuba ryagezera ngenge ariko se nimutubwire ikintu muri kuvuga ko aya masaha nuko ari ukunambira abana banjye ndahora urugo njye nakaruvuyemo rwose oya tabi oya ukaruvamo nagize imana ibyo avuze akaba bikwiye ku mutima agatumuka akagenda ugashaka umugore mwiza unyubaha umugore ufite amabara utambuka neza ati arawe ariko ni mu by'ukuri ikibuno wagira ngo ni urubaho iyo agenda niyaza n'ibintu byose birasa ariko ni muraseze afite abana batandatu nawe batamurusha kugira abana wenyine ikaruka mugarura bashaka gusiga abana bawe se ngo bazagende bite wamuretse akagenda oya namara kugenda se duwa namara kugenda shaka unyubaha utandaza inyuma y'ingutiya oya ubyara buri mwaka umugore ubyara buri mwaka bari gushinga reka nushaka urukwavu noneho ubwo rero yishinze abajyanama b'ubuzima baramuvuga utuboneze urubyaro ndamuhakanira kandi zishaka no gukoresha agakingirizo bakomara gashabizi ni wowe unegura umugore wawe gutyo koko nimumve muri ayo ngo tubwire icyo mupfuye tubone uko tubakiza naho ibyo gusuzugura umugore wawe ntabwo ari byo si nabyo rwose ihangane tabi ihangane ndakumva gashabi nawe nduba ndakumva gasabizi rwose uyu si umugore wawe shere wanjye mone pusi inde shere wanjye mone pude shushu umugore wanjye rwose twashakanye reka noneho tuganire nk'abantu mwagenda rwose tuje kugukiza ahubwo niko madamu ndakumva umugabo wawe yari yakubwira ati umugore wanjye sasira ukabihakana ukitera hejuru ukabyara reka da oya uwo muco ntabwo nawutojwe umugabo wanjye ngomba kumusasira neza namara kumusasira neza uburire nkagenda nkabugaramaho maze nawe akaza akangwa mu gituza turamuva mu gituza we gutyo rwose maze tugashyize twumva rwose uranderekeze naho kiriya kiba amavikiya cyayahuje n'umutwe cyatu n'umva abandi mu rugo rwabo washyamo arewe ariko rero niko tabi karawe nkugarukeho ko turi abantu bakuze hano twese tuzi ubwenge umunyegereza humura rwose ko nta mwana uturimo watubwira impamvu yatumye wanga icyo gikorwa kandi uzi neza ko ari ingenzi ku bashakanye cyongera ubusabane uvuga ibiri byose uko byakabaye reka nawe tubwire rwose impamvu yatumye wanga icyo gikorwa kandi uzi ko gihuza umbe hafi iruhande rw'umugore iruhande rw'umugore yego nta soni nduwayo nawe siteriya rero muri inshuti zanjye murabizi ko muri uru rugo dufite abana batandatu rwose byo kandi bose n'inkurikiranye turabizi pe nta kurya indyo yuzuye ntayikurahe mu mufuka yacu harera harakijijwe uzi yuko inzu tubamo turasembereye uvuga aravuga iki ariko wamuretse akavuga uzavuga aravuga iki uzi yuko kandi kurya aho guhera ku kibazo no kurya kwacu turya nuko duciye mu mudugudu usa ntitubizi abandi babariya nari naberetse namwe nimurebe oya se mwanyereka iki irekera abatabi irekerera kwishyira ku karubanda wagiye ugira ibanga ry'urugo wa mugore uranavuga nari noneho rero ikintu umusaza ikintu mupfuye n'iki nyirizina tubwire icyo kituzanye yewe nagiye ku kigo nderabuzima dore bufite umwana w'amezi 8 nuko barambwira batese wa mubyeyi we umugore wamuteye agahinda wa mugabo ko tureba ugiye kuzitwanira aba bana batandatu wabyaye ukaba utakibareze bizakumerera rwose we ati ubundi se nugira amahirwe ntupfe abana buzabarera tuzabareresha iki ko tureba rwose bikurangira nabonesha urubyaro noneho ndamubwira ariko rero umugabo wanjye ntari wenda ningera mu rugo nkamubwira azabyo arambwira bati noneho nubwo mutazanye ariko ukwiriye kugenda
ukajyana tuno dukingirizo twanashira umujyanama w'ubuzima Gashabizi rwose wanashira umujyanama w'ubuzima akajya gutundi ukagenda ubimubwira buhoro buhoro wenda nawe azabyumva hanyuma muzane ku kigo nderabuzima mufate uburyo bw'igihe cyane rwose si ibyo zangana udukingirizo na runuzanye tujugunyane ibyo musanze turimo kuvugana hasi hejuru kandi nanjye ndumureba ahantu nyenyereye sinyibasha kwita kubona byaye nanjye icyo nibasha kwimarira ahubwo ndapfuye ubundi uyu mugore agahinda ngo kubyara abana benshi ubundi kwa data ko twakuze turi abana 10 ntitwakuzera ubu tuba usindi mukuru se ngo 10 singombe navuga ko nta mushatsi si umugabo se umva rero Gashabizi mubwire ibyo uyu mugore avuga ni ukuri ukuye kuri muri abaturanyi bacu mutware mujyane uyu wageze nkamushyirashye tureba ariko umeze neza byo none ibyo umugore avuga rero ni ukuri twese turabizi ko adatwite aba yabyaye iyo adahetse aba yose kuki twumva akamaro ko kuboneza urubyaro wowe n'ukumva ari wowe bifitiye akamaro hariya ngo iwanyu mwavutse muri bangahera ngo ni 10 ngo ntacyo mubaye ntacyo tubaye rwose Gashabizi ntacyo tubaye pe reba iryo kote wambaye kote iri kote se ko ari uko rimaze igihe tugishaka nuko none se iyo pantaro ya siporo wambaye uri muri siporo tiriningi none se Gashabizi ugira inzu yo kubamo yawe ugira inzu yo kubamo ndakodesha ariko ndishyura ukodesha hehe Gashabizi ugira itungo mu rugo ugira itungo mu rugo tungo se ndayafite Gashabizi warize ndayafite amatungo nayo Gashabizi warize nibura ngo warize gusoma ariko usoma iki bica mu bwoko Gashabizi rero ibyo byose ni ingaruka z'uko iwanyu mwavutse muri benshi ntimubashe kwiteza imbere bityo none nawe birimo kukugiraho ingaruka none se Gashabizi murashaka ko n'abana uri kubyarana na David uwo nguyu bazabaho nk'uko mubayeho koko n'ishyano mba rero mubwire Gashabizi bituma ntampa ibyo nemerewe mu rugo rwanjye ibyo wemererwa mu rugo rwawe ni ibyaha ariko nawe ugomba kugira gahunda rero reka nkubwire mubwire nyine niba ushaka ko mubaho neza emerera umugore wawe muboneze urubyaro kugira ngo muzagire icyo mugeraho naho ubundi ntacyo mwageraho pe nimutaboneza urubyaro urabizi neza ko kuboneza urubyaro ni iterambere ry'umuryango kandi noneho ni n'ingenzi iyo abashakanye bicaye bakaganira ku buryo buboneye Gashabizi rwose bakicara bakaganira bakumvikana uburyo buboneye bwo kuboneza urubyaro none wowe baraza ugahita umva Gashabizi ariko reka mubwire kuba njye n'umugore wanjye tumeze gutya tukaba turi intangarugero hose dutuye nk'umuryango wateye imbere nta yindi ngaruka nuko twaboneje urubyaro uri kubyumva neza bityo rero badunyumve umugore wanjye abona igihe cyo kwiyitaho akiza ku bana twabyaye erega nanjye akanyitaho wowe akakwitaho naho kiriya kiba kiguruka oya nawe uyu mwana akabariza urubyaro nawe yakwitaho n'ikindi kandi n'ibyo mwapfaga byo mu buriri njye n'umugore wanjye twarabikemuye ariko serekera kumbaze ukomeza kumbabaza twebwe tubikora tunezere kuko ntabwo baba bafite kuko yasama biheruka ryari ahubwo azagufundira amazi n'umuriro ntazongere no kubigura ntazongere nimwe nari negereje batumva noneho mbimubwire namwe mwese funga iryo sashisha ritagira ikintu na kimwe ritagira kuboneza urubyaro ritagira kwita kuba twabyaye ritagira kugira ngo nanjye ngire akabiri umva Gashabizi ndafunze amazi umuriro ingufuri ninde ufungura mu rugo urenda gufungura ariko Gashabizi nawe ndareka n'abandi bose bari mbabwire ntundeba
Dore ko nambaye. Simfite inka. Simfite inka. Simfite isambu ngari. Simfite isambu ngari. Simfite inzu hariya mu isantere. Se warekera ko byose mbisi. Simfite moto ngenda n'umugore wanjye tugiye gusenga. Ejo bundi waraciye hejuru sibyo ko Imana yakiza akaboko n'uba waraho. Oya bura najya ngo ngwereke ko mfite moto nateye imbere. Ariko sibyo byose mfite mwa abantu. Ware gahora ariko ndi wawe. Humura uri wawe uracumbitse ngo uri wawe. Niko abantu ko mwese mubizi mfite abana bangahe. So ufite batatu. None bagereranya n'imitungo mfite. Kaba mfite abana batatu. None wowe ufite abana ngo batandatu. N'inzu uri matari yawe uguri mu yawe. Tabite rero nawe gashabisi. Twabyaye abana batatu kubera ko twaboneje urubyaro. Nta gahunda dufite yo kubihagarika. Kubera ko abana bacu bagomba kubona ibyo bakeneye byose. Harimo indyo yuzuye, hanyuma bakabona igi bya buri munsi, bakanywa amata, tukabagirira isuku, tukabaha umutekano bakiga neza, bityo bikabagirira umumaro, natwe twababyaye bikatugirira umumaro ndetse n'igihugu muri rusange rwose. Irekerera aho ngaho mwatubwiye ariko uvuze iby'abana none numvaga yinda karani ayiwe agarwaye barwaye cyizere wanyu ejo yaje gusura Kidihiri wanjye noneho baraza rero bakigera mu mbuga Kidihiri yabuze byose afite azi kubanga agapira k'akarere baba bakagiyeho rero aramuvuna se yamurusha imbaraga wanyu uko yagwingiye iwanyu. Indege ya kajugujugu biratambutse mu kirere. Kajugujugu biragiye maze cyizere ati Kidihiri bayiteye amabuye. Oya amabuye se bayageza ku ndege. Komeza tubwire. Kidihiri we ati babonye iriya ndege ati ukuntu iri kugenda ati nanjye mfite inzozi ati ndumva nzatwara indege kurasa Cyizere wacu azatwara indege. Azanayitwara byo. Umwana we azatwara indege. Umwana wanyu muzi icyambabaje ni iki se kandi naho Kidihiri wanjye rero indege nayibonye sha uzayitwara ariko nanjye ugende ubwire iwanyu bongera intama n'ihene nyinshi nzaziragira. Bazaze kuragira intama z'iwanjye. Mbega agahinda. Muzagira nyinshi. Ndababaye we. Byarambabaje. Nanjye ndababaye. Ndakumva. Tuzamufate tumujyane mu ishuri. No kuri pe. Ubufasha burakenewe kwa Gashabisi. Abandi baraharanira kuzatwara indege nacyo ngo kizajya kuragira intama za rubanda. Ikigoryi ko ako kubyara nabo wakishikiriza ngo gikubise ntabwo wagikubise. Aramukubita samuhori kuba aryamye n'abarota nabi. Gashabi buriya rero umwana utariye neza ntakura neza. Ntanatekereza neza. None se koko niba ataragiriwe ubuntu bwo kuganirizwa n'ababyeyi ngo agire iyo mikurire myiza urumva yatekereza iki kindi? Usibye ibimwegereye aho ngaho niyo mpamvu mwumva avuga ngo azaragira intama nta handi yarenze ni mu rugo kwa Gashabizi yibera. Nibura ntanabaye n'umuyobozi wazaragira intama koko. Ongera woza abandi. Z'abandi zitari n'izanyu niba. Uwayo. Ndakumva. Ndagayitse pe. Waragayitse se bivuga ahubwo. Ndagayitse mu isibo, ndagayitse mu mudugudu, ndagayitse mu murenge, ndagayitse mu karere, ndagayitse Gashabizi rwose. Nawe se abandi bana baraharanira kuzatwara indege. Abanjye ngo kuragira intama ngo hazazamo n'ingurube. Z'abandi ahubwo wongeraho z'abandi. Zitari n'izawe nibo. Tabi. Barira n'agatuza k'imigeri nifitiye mw'abantu mu mbeho. Humura rwose. Dore waramuhahamuye. Ndakugarukiye pe. Wisubiye hose. Nisubiyeho rwose. Tabi yegera umugabo wawe. Ndumva avuze ijambo ryiza. Nisubiyeho pe. Gusa ntabwo ikintu wahere munigisha ko sinabyumvise. Nukuri kw'Imana nisubiyeho. Wisubiyeho. Ubu ngiye kugufasha rwose nk'ubi ruhande. Hanyuma tuganire. Do. Ejo mu ruturuturu. Pretoromate.
uvuze ejo muri uturuturu rwa mu gitondo mu gifaransa ni treto mate. Nibyo ngibyo. Iyo warize rero nawe uvuga muri urwo rurimi niyibutse ariko bwo ntiwize kubera iki kuvugana n'abana benshi wumvise rwose wandikira kugumya kunkomeretsa akira cyo kandi wawuhindutse genda isubiyeho tugende ku kigo nderabuzima batusobanurire tuboneze urubyaro mu gihe kirambye. Ikigo nderabuzima yego njye nawe njye ampaye matatu ndakubeshya ejo mu gitondo numva ku kigo nderabuzima babajya mu byo babere ko kuboneza urubyaro. Yego